cyura ariyo ndi bumwishyuza. Aba bacuruzi kandi bahoze bacururiza mu Nkundamahoro baratabaza cyane bataka ibihombo batewe no kuzanwa mu isoko rya Mazi nyuma babazanyemo ari rito ritabasha kwakira umubare munini, ibyatumye abaguzi binubira kurizamo biri gutuma abacuruza imboga n'imbuto n'ibindi binyampeke biri kubaborana, bikajyana no guhendwa ku bibanza byo gucururizamo. Twaranguye ibijumba byinshi baradubwira ngo dusobore hanze dushaka ahandi hantu dukorera, turabimanura tubijyana muri Sitivali. Muri Sitivali barongera baratubwira ati Nkundamahoro barayifunguye, dufata bya bijumba tubigarura mu Nkundamahoro. Bari baduhaye iminsi ibiri, ku cyumweru baraje barongera barabidusohoza ejo tubizana hano. Nari naranguye ibijumba dore byaraboze. Dufite ikibazo twakoreraga mu Nkundamahoro ducuruza ibintu urabona bihiye bibora, baraza baratubwira ngo mugomba gusohokamo ngo mu Nkundamahoro harimo ikibazo cy'umwanda. Kwa gatandatu turaza dutangiye gukora baradufungira, ku cyumweru baratubwira ngo tugomba gusoramo ibintu byacu. Imineke twareba ukuntu yabaye, nabuze abakiriya kandi nta mukiriya uri kwinjira, abakiriya banjye barambuze. Ikibazo gikomeye rwose, ibintu bibora bya mineke yamburanye, nabuze naho nyicururiza. Dore n'ibindi nataze nabyo ni ibi n'ibyanjye, mudufashe bayobozi. Iseta twinjira no tugira ngo ni mu 15, abo niyo bishyuye abantu bahageze bwa mbere. Twebwe bakimara kudusohora rero hari amuhunda abo tumaze kwimuka, bashya tugira ngo iseta ni 50. Iregite twese twishyura amezi 200. Ukwezi kumwe ntabwo bari kukwemera. Urebye isoko ryacu ryo mu cyafi bita Mazi, ntabwo twabyishimiye bitewe nuko aho twagiraga mu gitondo ayacu twayabonye, ariko ahanga no gufata umukiriya nk'umunsi w'ejo nafashe umukiriya aravuga ati ntabwo nabyinjiramo, ataha adahashye bitewe nuko umubyigano ni hatoya, nta parikingi, byabaye ikibazo kuko iri nta soko rimwe rwose. Isoko rimeze nk'inzu y'umuntu, uragenda ubyiga nk'ubu ngubu nuko muja bwakeye, aha hose haruzuye abantu, urasaba kubwira umuntu moto zirinjira nta parikingi. Ese sekirite nimba hari yagumisha hanze imodoka hakinjiramo abantu mu isoko gusa. Aba bacuruzi kandi bakomeza basaba inzego zose zibishinzwe ko zabafasha zikihutisha itunganywa ry'inyubako kugira ngo basubire ahantu abakiriya babo bari bamenyereye kandi ku Nkundamahoro nk'uko bisanzwe, kuko abakiriya babo ariho babamenyereye. Nubwo amarira ari yose ku bacuruzi barira cyane batakamba bati inzego zose bireba zaturugirira ubutabazi bw'ibanze tugasubira aho dusanzwe dukorera, ariko kandi itangazo ry'umujyi wa Kigali ryerekana ko gufungura iyi nyubako atari ibyavuba, mu gihe ibyo basabye iyi nyubako bigomba kubanza gukosorwa bitarakosorwa. Ni mu gihe kandi abaturage bo bagomeje gutaka igihombo batazi ngo kizishyurwa nande. Ese umujyi wa Kigali uzabishyura igihombo bahawe? Nyuma y'igihe gitoya abaturage bakuye mu isoko ry'Inkundamahoro, umujyi wa Kigali wongeye gufungurira isoko igitaraganya nyuma y'amarira menshi y'abaturage bati ntihashimwe perezida. Ni ukuvuga ngo ikintu nshimye cya mbere, nshimiye ubuvugizi bw'abanyamakuru. Icya kabiri, nshimiye perezida wa repubulika gusigasira abanyarwanda mu mikorere. Ni ukuvuga ngo perezida ahantu hose ari abyumve, ndamushimiye. Aba babyeyi baduhereza akazi tugakora akazi, aba babyeyi bishyuraga ahangaha, ubwo rero bari bavuye mu bintu bitumvikana. Perezida ashimwe kubera ko basubije ku murongo, basubiye mu maseta bakoreragamo, bagiye gutuma abana babona uburyo bajya kwiga, kuko ababyeyi bari bagiye kujagarara cyane. Ababyeyi bari bagiye kujagarara, amaseta bari bavuyemo atarageza kwishyurwa, bagiye mu rindi soko abakiriya bari bagiye kubabura, ariko ni ukuvuga ngo ibintu bibaye Imana ishimwe, nabo ubwabo ntibari kumva ibyabaye, niyo mpamvu ubona bishimye. Urakoze cyane. Eri twagiye. Yego. Ndagufashe ntacyo. Njye nkwereyeho ngushimira rwose ibyo ukoze nibyo, uri umugabo twemere rwose.
shimira n'ubuyobozi bukoze bino bintu dore abantu bari kwababaye watermelon zari zabuze none zagarutse mu kazi rwose abantu barabafashe kunda ko Imana ishimwe turagushimira dore umugabo rwose asante sana yego nanjye reka mvuge ndi umubyeyi twacuruzaga ibitonore n'amashaza umva Imana ihabwa icyubahiro twagarutse mu isoko ryacu mbese ubu ngubu twari twatagangaye twacururizaga ahantu hameze nko mu butayu ariko ubu twageze iwacu amahoro umva sinabona ukuntu nabivuga abakiriya bacu twababonye bagarutse bagaruke mbese sinabona ukuntu nabivuga twacurizaga ibitonore n'amashaza ahangaha niho hacu mbese ubu ngubu tumeze neza tumvishe uko nasarayo nabyinnye mbese ubu ntabwo wabibara abana banjye ubu bagiye kujya ku ishuri neza ku gihe mitiwere ubu twari twangaye mu buhungiro aho twahungiye kuvera kuwa gatandatu noneho Imana tukayisenga ngo Mana watugaruye hano mu kibuga cyacu cya Nkunda Amahoro twavuga kujya mu cyafi ngo bazaduteza amasatani yose abagiye babotesheje izuba hari umugore uhari uvuga ngo iyo twibasha tukajya yari kuzadukorera ubugome ariko Imana yonyine yarahabaye twari hano hirya mu kanya hano hepfo baraduhamagara ati Nkunda Amahoro barayifunguye papi Imana niyo tuzanya ati muzane ibishyimbo dore ngibi ibishyimbo ngibi byahageze ibishyimbo nibyo bije mu mwanya wa mbere turaserebuye dushima Imana turanayishimiye ntako tutagize reka dutere haleluya abantu bishimye umva ni haleluya y'umurambarara ariko ibi ni ibyishimo bisaga imitima nyuma yo kujya mu butayu nk'uko mugenzi wanjye yabivuze twari twarataraye abantu benshi yari amarira menshi ayo bariraga munsi ku bitanda kuri matera bibaza ejo abana bazajya ku ishuri gute bibaza minerivare aho zizaturuka bibaza uko bazishyura amazu abenshi tuba mu bukode abandi ibicuruzwa byabo ducuruza ibintu bibora dore ngibi byaraboze bimwe tubura uko tubigenza twibazaga bimeze gute ariko uyu munsi ibi biravuga ngo siko bizaba ibyo ni ijambo ry'Imana bamutegereza ngo siko bizaba bamutegereza Imana ngo keretse abantu baba mu masezerano nibo bazakora n'iki turashimira Imana uyu munsi uko biri ijuru iratabaye kandi twari tubabaye twarahombye ariko ibihombo tuma muri iyi minsi tugize bisimbujwe n'ibyishimo ko tugarutse mu rugo twabyinnye cyane twagiye tubona ibintu bitwituyeho bidutunguye ubu twarahombye kuva biriya bintu byatangira nta n'amafaranga atanu ndakorera mu kibuga duhungira hano hepfo ahantu ho mu myanda tubyuka twambaye neza tukagaruka twahindutse nk'amayibobo mw'ababyeyi umuntu wakoze iki gikorwa Uwiteka muha umugisha ni ukuri twari tubabaye mu cyahafi bari baduteze uwavuye hano yaratubwiye ngo tujye mu cyahafi twanga kujyayo barangije bari baduteze amaso ngo tuzajyayo ahari yo tujyayo abo bagaraguye twebwe bari kudugaragura ishuri 1000 ikintu dubanje gushimira Uwiteka Imana n'uwakoze iki kintu n'umubyeyi wacu Perezida Kagame Uwiteka muha umugisha azahora murinze Imana yohereza abamarayika imugote kuko hatabaye we ibingi ntago byashoboka Jema Imana icyubahiro Imana icyubahiro Imana nibyumve ko ibyishimo ni byose ku baturage bakoreraga mu Nkunda Amahoro n'ubundi bongeye kugaruka kongera kuhakora nge ni Alpha Nshimiyumukiza Elsa Good Rich TV mu mujyi wa Kigali.